Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu bakunzi bacu ba Trading News Intermediate. Uyu ni wa mwanya w'ubusobanuro bw'amazina agiye atandukanye tuba tugenda tubagezaho, aho turushaho kugenda tumenya bimwe bigize ubusobanuro bw'amazina yacu asanzwe ya buri munsi. Uyu munsi rero tukaba twifuje kubasobanurira izina Eric ndetse n'izina Erika. Izina Eric akaba ari izina bita umwana w'umuhungu, naho Erika akaba ari izina bita umwana w'umukobwa. Tutabatindiye rero, reka duhere ku izina Eric. Ngiri ni izina rikomoka ku rurimi rw'Ikidage. Ngiri zina rikaba risobanura ngo umuyobozi w'ibihe byose. Eric ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, iyo ari umukobwa bamwita Erika. Mu miterere y'aba bitwa ba Eric, Eric uburyo ni umuntu ukunda kwishora mu bintu runaka, ukabone n'iyo ngo byamugiraho ingaruka ngo ariko agakuramo ikintu gishya. Eric nanone ni umuntu ushobora kwemeranya ikintu nawe, ariko mu minota mike ukabona arahindutse. Ibintu akora byose ntabwo ariko biba bigenda nk'uko abishaka, ngakunda kwidagadura ubwe, ubwisanzure kuri we nibwo aba ashyize imbere. Eric nanone ntabwo ajya abona umwanya wo kuruhuka ngo kuko gahora ahugiye mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, ngahinduka vuba. Ni umuntu uba ufite igikundiro. Ikindi kandi Eric gahora ngashakisha ikintu yakora ngo kugira ngo abashe kuba yayobora abandi, ngagira impano yo kwishakishiriza icyerekezo cye ndetse no kuzagera ku cyo yifuza ngo mu buzima. Burya ngo Eric agira amarangamutima cyane, ni ukuvuga ko umujinya we ari umuranduranzuzi. Ariko nanone Eric iyo yagize impuhwe ngo ziba ari zose kuri we. Nanone Eric ngo nakunda kwibaza ibibazo byinshi, ngahitamo gukora atekereje neza. Ngo rimwe na rimwe ni umuntu usabana, gakunda gufata umwanya wo kwegera no kuganira hamwe na bagenzi be. Ngo kandi Eric icyo agezeho cyose mu buzima ngabisangira na bagenzi be, ngo nubwo rimwe na rimwe ngagira ukuntu yikundamo. Eric ngazi kwemeza abantu, ngo bityo ngo abantu bakabimukundira, gakagira inshuti nyinshi zigiye zitandukanye, gakunda gukora siporo, gakanabishishikariza ngo abandi buri gihe. Ngiyo nta yindi mirimo burya Eric afite, ngaba yumva yakora siporo kuri we. Eric nanone kandi yigirira icyizere gikabije cyane, ngo ku buryo akurizamo no kwiyemera, gakumva ko abandi bose bamufatiraho urugero. Mu ishuri ngaba ari umuhanga cyane, ngiyo akiri umwana muto ngaba agundira utuntu twose ku buryo atapfa gutanga. Nanone burya Eric ngasabana aho ageze hose, ngaba yisanga amenyana n'abantu vuba bakanamenyerana. Eric ngakunda gutembera no kureba ibintu nyaburanga bitangaje, kandi akunda n'ubwisanzure cyane. Burya ngo Eric ibintu by'ubucuruzi biramuhira, ndetse no guhuza n'abantu ibi bita networking. Ni umuntu uzi gushakisha ku buryo n'iyo aba atarageze no mu ishuri, ubusanzwe aba yanakibeshaho. Mu rukundo burya ngo Eric ni umuntu uteye neza cyane, kazi gukunda nk'uko izina rye ribivuga.
ngakunda kuyobora ngo ndetse n'itsinda yewe ayoboye ngarigeza kure cyane ngo hashoboka. Eric nanone kandi icyo ugomba kumenya kuri we, yifuza cyane kuba umukire, ngo ni umwizerwa, ngo kandi akunda kuba hafi y'umuryango we ndetse n'inshuti ze. Ngibyo bimwe mu biranga aba bitwa ba Eric, akaba ari izina bita umwana w'umuhungu. Dukomeje rero, reka dukomereze ku izina Eric nk'uko twari twabibasezeranyije. Izina Eric akaba ari izina naryo bita umwana w'umukobwa, nk'iyo ari umuhungu bamwita Eric. Eric ni izina bita umwana w'umukobwa rikomoka ku rurimi rw'Ikidage, naryo rikaba risobanuye umuyobozi. Bimwe mu biranga ba Eric usanga ari wa muntu usabana na buri wese, ngo kandi nawe akagira inshuti nyinshi zigiye zitandukanye. Eric nawe yiyumvamo kuba yayobora bagenzi be, ngo kandi akifuza kuba yabageza kure cyane hashoboka. Eric nawe ngo ubusanga ari wa mukobwa uba ushishikarijwe no kuba yakora imikino ngororamubiri. Eric nanone ngo ni umwizerwa muri bagenzi be, akaba yumva kuri we icyo abonye cyose atabura kutagisangira n'umuryango we ndetse n'inshuti ze. Nanone Eric najya kure ya Eric, kuko mu rukundo uba usanga nawe yifuzwa gukundwa cyane. Eric nanone imirimo ye nawe uba usanga yifuza kuba yakora ngo ubucuruzi. Ngibyo bimwe mu biranga aba ba Eric, akaba ari izina bita umwana w'umukobwa. Uyu munsi tukaba twari twifuje kuba twabasobanurira aya mazina yombi ariyo Eric ndetse n'izina Eric. Iyi ni Trading News Intermedia, aho tugenda tubasobanurira amazina atandukanye mu gice cyacu cy'ubusobanuro bw'amazina aba agiye atandukanye. Turabashimiye, mukomeze kubana n'amahoro y'Imana aho muherereye mwese.